Imana yohereza marayika direct ku buzima bwawe ugitangira gusenga. Haleluya. Imana yohereza marayika wayo. Yesu nashimwe cyane. Imana icyohereza marayika wayo ngo yisaza direct ahita ahagarara imbere ya Yesuwa. Akira marayika ugomba guhagarara imbere yawe mu ntambara. Ikizatuma Yesu avuga ngo ni sawa, nijye uzamumenya bitandukanye nuko abandi bamuzi, nijye uzamusobanukirwa. Haleluya. Uwo mwanya Yesu ahita apangira Petero, amupangira akantu keza cyane. Uwo mwanya mu kintu cya mbere yamupangiye ahise amuhindurira izina. Yesu nashimwe cyane. Nawe Yesu aguhindurira izina. Mwifuje guhindurirwa izina. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Twongeye kubasuhuza. Ni umukozi w'Imana Eric, mugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero abakurikiye Ikamba Karuvari TV, ndabashuje mugira amahoro. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo menya Yesu agupangire. Haleluya. Tugiye kwifashisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cyawo cya 16. Turasoma umurongo wawo wa 18 n'uwa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. 18 haravuze ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye ku rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka tubanze dusenga Imana, ubundi dukurikire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, izina rifite ububasha, izina rifite ubushobozi, izina rikiza, izina rihindura amateka, izina rikura ku cyavu, izina rikura ku gisuzuguriro, turaguhimbaje, tugushyize hejuru muri uyu mwanya. Twese turasenze kugira ngo ururuke kubana natwe. Duheje imbaraga mbi z'umwana Satani, dufunze amarembo yose y'ikuzimu, ibitavuga Imana byose turabyirukanye. Turasenga kugira ngo umugisha wawe uze kuri twebwe, twese abagiye kumvira ijambo ryawe. Natwe turasenze kugira ngo abakumenye natwe ugire icyo dukorera, kandi n'abatarakumenya nabo bahe kukumenya. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nakubwiye ngo uhereye umunsi wa none menya Yesu, numara kumumenya nawe aragupangira. Haleluya. Buriya nta muntu ushobora kugira icyo amarira umuntu kandi atamuzi. Haleluya. Birakwiye yuko ukeneyeho ikintu akumenya nawe ukamumenya. Natwe kenshi twirirwa dusenga dusaba Imana ngo ugire icyo dukorera, ariko hakabaho amakosa dukora, Imana ikaba itatuzi ndetse natwe tukaba tutayizi. Birakwiye ko Imana itumenya neza ndetse natwe tukayimenya neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nkuko bikwiriye yuko umubyeyi amenya umwana n'umwana akamenya umubyeyi, Yesu nashimwe cyane, ni nabyo bikwiriye yuko Imana imenya umuntu wayo. Yesu nashimwe. Ndetse n'umuntu akamenya Imana nka se. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana, twavuze Petero na Yesu, ariko mu by'ukuri nubwo muri Bibiliya nsoma ijambo ry'Imana twumvishe Petero na Yesu, ntabwo iki kiganiro cyabereye ahantu hari Yesu Kristo na Petero bonyine, ahubwo hari n'abandi. Yesu nashimwe cyane. Kandi nabo bagendanaga na Yesu igihe kirekire,
ariko batamuzi. Haleluya. Abangaba ni abigishwa be, haleluya, bagendanye nawe ariko bataramumenya, batamuzi, batazi uwo ari we. Ndetse si abigishwa be gusa, kuko iyo ugarutse mu gice cy'inyuma ndetse no mu tundi dushapitire hatugaragariza abandi bantu Yesu yagendanaga nabo cyangwa yahuraga nabo. Ndetse hatwereka abafarisayo ndetse n'abasadukayo, hakongera kutwereka abandi bantu benshi batandukanye, ngo barimo impumyi, barimo ibirema, barimo abarwayi barwaye indwara zitandukanye, ndetse harimo n'abashonji. Yesu nashimwe cyane. Ariko aba bantu bagaburiwe na Yesu batamuzi, abandi bakizwa na Yesu batamuzi. Haleluya. Abo ngabo ntabwo bigeze baha agaciro umurimo Yesu yakoze mu buzima bwabo, nta nubwo bigeze baha agaciro imbaraga Yesu yakoresheje abagaburira, abaha ibyo bari bakeneye. Haleluya. Rero igihe kigeze hanyuma y'ibi byose, haleluya, Yesu aza kwicarana n'abigishwa be. Igihe Yesu yaricaranye n'abigishwa be, haleluya, arababwira ngo nimwirinde umusemburo w'abafarisayo. Yesu nashimwe cyane. Ababwiye ko bagomba kwirinda umusemburo w'abafarisayo. Ababigishwa be ntabwo bamenye icyo Yesu ababwiye. Ntabwo ushobora kumenya icyo umuntu akubwiye mutaramenyana neza. Iyo umuntu mugendana neza, wiga kumenya n'amarenga ye, wiga kumenya imvugo ye. Ntabwo bisaba ko avuga amagambo menshi ngo umenye icyo avuze. Haleluya. Inshuti yawe iyo ivuze ijambo rimwe ubasha kumva icyo ikubwiye. Haleluya. Iyo ikoresheje ibimenyetso ubasha kumva icyo akubwiye. Haleluya. Ni nayo mpamvu kenshi Yesu Kristo ajya akoresha ibimenyetso ku buzima bwacu kugira ngo tumwizere. Ndetse nawe ubwo yabivuze neza, aravuga ngo nitutumva ijambo rye, haleluya, tuzemezwa n'imirimo n'ibitangaza dukorera. Yesu nashimwe cyane. Imirimo n'ibitangaza Yesu adukorera bikwiye kutumenyesha iwo ari we, bikwiye gutuma tumwumva, bikwiye gutuma tumumenya. Kenshi arabavuga ngo mbese Yesu twahuriye he nawe? Haleluya. Ariko cyagiye wadwaraga akagukiza, burya wahuye nawe kandi wavuganye nawe. Haleluya. Cyagiye wari ushonje akakugaburira ukabona ibyo kurya mu buryo bw'igitangaza, burya wahuye na Yesu kandi wavuganye nawe. Haleluya. Mbese hari abantu bibutse ko bahuye na Yesu uyu munsi bakaba batari babizi, bakaba batabimenyaga, batabihaga agaciro. Cyagiye wari umushomeri warangiza ukabona akazi. Haleluya. Cyagiye n'Imana wahuye nayo, cyagiye burya ni Yesu wahuye nayo. Birashoboka ko nawe wavuga ko utarahura na Yesu, birashoboka ko uvuga ko utaranamumenya, kuko hari benshi, haleluya, bakubwira ko batazi Yesu Kristo, bataranamubona, ndetse bifuza no guhura nawe, ariko nyamara bahuye nawe ntibamumenya. Uyu munsi niyo mpamvu nkurarikira kumenya Yesu Kristo by'ukuri. Haleluya. Ukamenya n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe. Haleluya. Cyagiye abakurogaga, Yesu nashimwe cyane, ariko bamara kukuroga amarozi ntagire icyo agutwara. Ni Yesu mwari kumwe, Yesu mwarahuye, mwahuriye kuri icyo gisasiro cyawe. Haleluya. Mwahuye cyagiye ujya kwa muganga, muganga akubwiye ngo nta ndwara ndimo kubona, kandi wowe ukarushaho kuremba. Yesu nashimwe cyane, ariko muganga akubwiye ko nta n'imiti yabona yaguha. Haleluya. Ariko bwajya gucyugaca bugacya wakize, wasubira no kwa muganga, muganga akakubwira ngo ntacyo mbona, ndabona utarwaye, kandi nawe koko ukumva utarwaye. Uriya ni Yesu mwahuye. Haleluya. Uyu munsi rero ndagira ngo umenye Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritwereka igihe Yesu ajya ku musozi, arangije ngo bamuzanira impumyi n'ibirema n'abafite ubumuga n'abafite izindi ndwara zitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Arangije ngo yigisha n'ubutumwa bwiza. Amaze kwigisha ubutumwa bwiza, ngo icyo gihe ngo yakizaga uburema bwose n'ubumuga bwose ndetse n'indwara nyinshi cyane. Haleluya.
ndetse ngo bigeze no ku mugoroba we ubwo arivugira ngo hari abantu barananiwe, ntabwo abantu ntabasha kubohereza ngo batahe batariye. Yesu nashimwe cyane. Ubundi rero mbaze mubwire ngo Yesu akiza ikibazo ufite. Iyo utindanye na Yesu amenya ikibazo cyawe. Haleluya. Aba bantu batindanye na Yesu arangije amenya ikibazo bafite, amenya ko bashonje. Haleluya. Amenya ko bananiwe, amenya ko batabasha gusoza urugendo rwabo ngo bagere mu ngo zabo kandi bananiwe cyane. Haleluya. Niba ushaka ko Yesu amenya intege nke zawe, nuko uzatindana nawe. Reka kuvuga ngo ariko si ubu Yesu ntabireba. Tindana nawe, girana ubusabane nawe, tindaho Yesu ari, tindaho mu masengesho, tinda imbere y'Imana. Yesu azamenya ikibazo cyawe. Haleluya. Azamenya inzara yawe, azamenya ideni ryawe, azamenya indwara yawe, azamenya intambara zawe, azamenya ubushomeri bwawe, azamenya abanzi bawe, azamenya abakugambanira, azamenya abakwanga, ari uko watindanye nawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndaje mbanze mbabwire yuko Yesu, haleluya, ikintu ajya akora, Yesu nashimwe cyane, ajya agira ishyaka. Natwe ariko twagize ishyaka. Yesu nashimwe cyane. Ishyaka ryawe n'umuhati wawe Yesu azabihagurukiramo. Yesu nashimwe cyane. Nitwumva ngo Yesu arahaguruka, nitwumva ngo Imana irahaguruka, ntabwo Imana ijya guhaguruka gusa wowe utahagurutse. Hari intambwe dutera Imana nayo igahaguruka. Haleluya. Njya nkunda umugabo witwa Yosuwa. Kenshi tujya tuvuga ngo inkike z'Yeriko zararidutse, ngo ziriturwa nuko Abisirayeli bazengurutse inshuro 7. Ariko si ibyo gusa. Bibiri twereka neza yuko marayika w'Imana ari we wagiriye Yosuwa iriya nama, niwe wamwunguye ubwenge, niwe wamwigishije iriya systeme yo kurwana muri buriya buryo. Haleluya. Ariko byagenze bite kugira ngo marayika w'Imana asange Yosuwa? Haleluya. Yosuwa we, haleluya, bamaje kwambuka Yorodani, Yesu avuga ngo reka mpite nataka ninjire muri Kanani yanjye. Haleluya. Ufite inshingano zo kurwana nuko winjira muri Kanani yawe. Ufite inshingano zo gushaka uko wagira urugo rwiza. Ufite inshingano zo gushaka ko wagira akazi keza. Ufite inshingano zo gushaka ko wabaho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu arafite inshingano zo gushaka uko yinjira muri Kanani, zo gushaka, haleluya, uko yinjira mu masezerano. Haleluya. Byari umurimo w'Imana kugira ngo imwinjizemo, ariko byari n'umurimo wa Yesu kugira ngo nawe yinjireyo. Haleluya. Yesu wakinjira bacambuka Yorodani, ngo iryo joro bararaharara. Bibiri tubwira ko n'uwo munsi mano yahise ihagarara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bakinjira ku butaka bwa Isiraheli, mano bari uwo munsi gusa ihita ihagarara. Haleluya. Ngo ihagaze, ngo uwo munsi ngo bari ibyo kurya byo muri icyo gihugu, ngo barya ibigori bikaranze. Yesu nashimwe cyane. Ngo bategereza ko manu yongera kumanuka, barayibura. Yesu nashimwe cyane. Ngo manu yongeye kumanuka, yanze kongera kumanuka. Haleluya. Bivuga ngo bagomba gutangira kurya ibyabo baruhiye byo muri icyo gihugu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesuwa abona ko nta kundi ibyo kurya bigomba kuva kuri ubwo butaka. Agiye kubona umuryango wa Yeriko urakinze, abona hari inkuta, hari inkike zikomeye cyane. Yesu afata umwanya aravuga ngo ngiye kurwana. Haleluya. Asatira umudugudu kugira ngo arwane. Igihe yari asatira umudugudu bivuga ngo ni intambwe imwe yayindi tujya tuvuga ngo tera intambwe imwe 99 Imana izazitera igusaba kugira ngo kurwanirire.
Yesu yahise atera intambwe aravuga ngo njyewe ngiye kurwana iriya Yeriko nyisenye, byanze bikunze ndabona umuryango, ndabona aho ninjirira. Haleluya. Imana yitegereje ibona Yesu warahagurutse, Imana ibona ntabwo Yesu ari buri ture ziriya nkike, ibona nubwo yatsinda azatsinda mu gihe kirekire. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana ntabwo ijya yemera ko turuha. Yesu nashimwe cyane. Iyo duteye intambwe tubanye nayo neza, yakubwiye ngo nzabana nawe. Imana yarabwiye ijambo rikomeye Yesu iramubwira ngo nkuko nabanaga na Mose nawe niko nzabana nawe. Yesu nashimwe cyane. Nkuko namurindaga nawe niko nzakurinda, nkuko nagukoreshaga ibitangaza nawe niko nzabigukoresha. Imana ishyigikira ijambo yavuganye na Yesu, ibonye yegereye Yeriko ihita yohereza marayika wayo uwo mwanya. Haleluya. Imana yohereza marayika direct ku buzima bwawe ugitangira gusenga. Haleluya. Imana yohereze marayika wayo. Yesu nashimwe cyane. Imana icyohereza marayika wayo ngo yisaza direct ahita ahagarara imbere ya Yesu. Akira marayika ugomba guhagarara imbere yawe mu ntambara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imbere yawe haba undi mugabo wo kugukomeza, imbere yawe haba undi mugabo wo kukurwanirira. Ngo Yesu acyubura amaso, haleluya, agiye gutera Yeriko, ngo ahita abona umugabo umuhagaze imbere, ngo abona umugabo muremure cyane. Yesu aramubaza ngo mbese uruwa hehe? Mbese uruwa mu bacu cyangwa uruwa mu babisha bacu? Haleluya. Marayika w'Imana aramubwira ngo hoya, ntabwo ndi wo mu babisha banyu, ahubwo haleluya nje none hanohejwe n'Imana, nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Haleluya. Mbese ingabo z'Uwiteka zari zihe? Ingabo z'Uwiteka zari Abisiraheli. Ingabo z'Uwiteka bari abantu bari bafitanye isezerano n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ufitanye isezerano n'Imana iyo ageze mu ntambara Imana irazirwana, iyo ageze mu makuba Imana ihagararana nawe. Haleluya. Imana ijya yitambika mu kibazo cyawe. Haleluya. Yesu wahagurutse Imana imupangira umuntu wo kurwana intambara. Yesu nashimwe cyane. Imana imupangira marayika. Yesu nashimwe cyane. Haraje aramubwira ati umva rero, umva Yesu. Haleluya. Dore izi Yeriko zirakomeye, izi nkike zirakomeye cyane, abantu bo muri Yeriko barakomeye. None dore system. Haleluya. Wowe riyoginge busubi inyuma gatoya. Haleluya. Genda ubanze usubiza abantu mu mahema, ubanze ubakebe bwa kabiri, bongere bakebwe. Bivuga ngo abantu bagomba kubanza bakongera bakihana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari uburyo bagomba kubanza bagasubira inyuma bakongera bakabana n'Imana neza. Yesu nashimwe cyane. Aramubwira ngo nyaruka, genda ubakebe, numara kubakeba, haleluya, noneho muzahindukire mwebwe muze muzenguruke inkike. Yesu nashimwe cyane. Muzazizenguruke iminsi 7 yose. Haleluya. Hanyuma yazo zizariduka. Yesu yigishwa uburyo agomba kurwana intambara. Haleluya. Ndaje mbanze mubwire ngo nawe nubana n'Imana neza, haleluya, Imana izakwigisha uburyo ugomba kurwana intambara, izakwigisha uburyo ugomba kuva mu kibazo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu ngo nawe yitegereza ababigishwa be. Haleluya. Ngo bari kumwe n'abantu bagera mu 4,000, abagabo gusa utabariyemo abana. Haleluya. Utabariyemo abana. Ngo arangije arabagaburira, abagaburira amafi n'imitsima. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo barariye barahaga, barangije ngo bateranya ibyo byo kurya bisigaye ngo hasahuka ibitebo 7. Yesu nashimwe cyane. Murabizi mu kindi gihe cyari gishize Yesu yanone yari yaragaburiye abandi bantu 5,000 none utabariyemo abana n'abagore. Icyo gihe nabwo ngo hasahuka ibitebo 12. Yesu nashimwe cyane. Noneho Yesu arangije agenda n'abigishwa be. Haleluya. Ngo batangira kugenda n'abamushidikanyaho, abona batangiye kwivanga n'abandi bantu, abona batangiye gusa nabo. Yesu nashimwe cyane. Bene da mureke twe kwivanga cyane muri ibihe bya Covid, mureke twe kwivanga twe gusa n'abandi.
haleluya. Dukomeze tugire isura nyayo ya gikirisitu, dukomeze tugire isura nyayo ya gihanuzi, dukomeze tugire isura nyayo ya gishumba, haleluya. Dukomeze tugire isura nyayo y'abaririmbyi, dukomeze tugire isura nyayo nk'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Mureke twihesha agaciro, nitutuye agaciro nta wundi uzakaduha. Yesu nashimwe cyane. Yesu yitegereje abigishwa be, abona nabo barimo kwivanga n'abanyamahanga, abona barimo kwivanga n'abapagani, abona barimo kwivanga nk'abafarisayo, abona barimo kwivanga n'abasadukayo. Yesu nashimwe cyane. Arangira ababwira ati rero mwabigishwa mwe, nimwirinde umusemburo w'abafarisayo. Yesu nashimwe cyane. Umusemburo w'abafarisayo yavugaga ntabwo, haleluya, ntabwo ari umusemburo uriya ujya mu mandazi no mu migati no mu bindi bintu bikoreshwa imisemburo, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo yababwiraga imitima yabo, imikorere yabo, iby'imihango y'idini, ibyo bavuga biri ku minwa yabo ariko ku mitima yabo bitabarimo. Yesu nashimwe cyane. Abafarisayo basomaga Bibiliya bakabisoma mu gitabo ariko mu mitima yabo ntabwo babishyiragamo. Yesu nashimwe cyane. Ngo abigishwa akibabwira ngo birinde umusemburo w'abafarisayo, agira ngo ababujije kurya imitsima. Yesu nashimwe cyane. Bahita batekereza kuri ya mitsima amaze iminsi agaburira abantu, ngo uwo mwanya Yesu ahita abimenya ko batekereje kuri ya mitsima. Yesu arababwira ngo erega ntabwo ari ya mitsima mbabwiye. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ari ya mitsima muherutse kurya mbabwiye, nta nubwo ari ya yindi mwasigaje rwose, nta nubwo mbabaje aho mwayishyize. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo mbabwiye yuko mwirinde umusemburo w'abafarisayo, mbabwiye ko mwirinda ibyaha nk'ibyabo, mbabwiye ko mwirinda amagambo nk'ayabo, mbabwira ko mwirinda gukora ibibi nk'ibyo bakora, mbabwiye ko mwirinda uburyarya nk'ubw'abafarisayo. Yesu nashimwe cyane. Uwo mwanya abigishwa barabimenya, burya koko nibyo. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Arangije arabegera arabicaza, arababwira atari ku bundi reka mbanze mbabaze. Yesu nashimwe cyane. Uwo mwanya yaragiye mu gihugu cy'i Kayisariya, bajyana nawe. Haba ariko se ubundi reka mbanze mbabaze, hanze aha mwumva banyita nde? Mwumva bavuga ko ndinde? Yesu nashimwe cyane. Turagendana ariko se mwumva bavuga ko ndinde? Abigishwa baravuga bati twumva bagira ngo uri Yohana umubatiza. Yesu nashimwe cyane. Abandi bakavuga ngo uri Eliya, abandi bakavuga ngo uri umuhanuzi. Yesu nashimwe cyane. Ariko haleluya, nawe arajongera abaza, mbese mwebweho ubwanyu mugira ngo ndinde? Mwebwe ko tugendana na ya mitsima ko nayo tube turi kumwe, niyasigaye ko ari mwebwe mwayiriye, haleluya, niyasigaye ko ari mwe mwayiriye, mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Nawe ndimo ndakubaza, wowe ubwawe ugira ngo Yesu ninde? Haleluya, haleluya. Nyamara nabo ntabwo bari bamuzi. Nabo nuko batangiye kwiburanya bati natwe nuko tubitekereza, ahari waba uri Yohana, ahari waba uri Eliya, ahari waba uri umuhanuzi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ariko muri uwo mwanya Petero arangije aravuga ngo uri Kristo, uri umwana w'Imana, uri Mesiya. Haleluya. Yesu arangije aravuga ati sawa. Haleluya. Ikizatuma Yesu avuga ngo ni sawa, nijye uzamumenya bitandukanye nuko abandi bamuzi, nijye uzamusobanukirwa. Haleluya. Uwo mwanya Yesu ahita apangira Petero, amupangira akantu keza cyane. Uwo mwanya mu kintu cya mbere yamupangiye ahise amuhindurira izina. Yesu nashimwe cyane. Nawe Yesu aguhindurira izina, mwifushe guhindurirwa izina. Wowe wari ufite izina ry'igisuzugwiro, Yesu aguhindurira izina. Yesu aguhindurira sitati y'ubuzima, Yesu aguhindurira identite. Haleluya. Izina rya Petero Yesu arayihindura. Biri tubwira ko Petero ubusanzwe yitwaga Simoni mwene Yona.
Simoni, haleluya, yari yaragizwe na se. Iri zina Simoni ryasobanurwaga umwumba w'urubingo rworoshye, bivuga ngo kari akantu korohereye cyane. Nawe sinzi ikindi zina ryawe risobanura. Yesu nashimwe cyane. Birashoboka ko ufite izina rifite ubusobanuro bugayitse. Birashoboka yuko muri karitsiye, haleluya, ufite sitati isuzuguritse cyane, yoroshye cyane, haleluya, n'abantu bose bakubona ukuri bakabona barabo gusuzuguye. Yesu nashimwe cyane. Yesu arangira amubwira ngo uhereye umunsi wa none uri Petero, uri urutare, urakomeye. Yesu nashimwe cyane. Yesu akugira ukomeye, haleluya. Yesu agukure mu boroheje, akuzamure, agushyire mu bakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ngo Utegeko kwa 2 ritubwira neza ngo ntimuzabimiriza ahubwo muzaba imitwe, ntimuzaboroheje ahubwo muzaba bakomeye, ntimuzaba hasi ahubwo muzaba hejuru. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Arangira amubwira ngo kandi kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntabwo aho yahaguruka, ntabwo iryo torero azarishobora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu Petero wari umaze guhindurirwa izina yarabaye ikibanza cyiza cyane Yesu ashobora kubakaho. Mbese uri ikibanza Yesu yakubakaho? Haleluya. Uri ikibanza Yesu yakubakaho? Mbese urinde? Mbese uzi Yesu? Mbese uzi kumutandukanya? Mbese aho nawe Yesu ntiyakugaburiye ariko nawe ukavuga ko ntacyo amaze? Mbese aho Yesu ntiyakwambitse nawe ukavuga ko ntacyo aragukorera? Mbese aho ntiyaguhaye akazi, aho ntiyaguhaye inzu nziza? Mbese Yesu koko nawe ntumuzi? Mbese nawe uramwitiranya? Mbese uramwitiranya n'abantu? Yesu nashimwe cyane. Yesu aratandukanye, haleluya. Yesu akora ibyo abantu batabasha gukora. Ikindi cya kabiri, Yesu abwira Petero amubwira ngo umva ikindi gikurikiyeho, ngo aya nifunguzo z'ubwami bw'ijuru, ugiye gukorana nanjye. Akira gukorana na Yesu, wowe wamumenye neza, wowe umuvuga neza, iga kumenya na Yesu neza. Wimuvuga nkuko abapagani bamuvuga. Abapagani bajya batuka Yesu, abapagani bajya bavuga ko Yesu ntacyo amaze, bajya bavuga ko batanamuzi, kandi nabasuko atagira icyo abakorera, ariko imirimo akora ntibayiha agaciro, ntibanayizi kuko batamuzi. Ariko wowe wamenye Yesu, uyu munsi wa none musobanukirwe neza, genda umusobanurire bari abandi bataramumenya, nawe Yesu aragupangira. Yesu nashimwe cyane. Yesu aragupangira iby'agaciro, Yesu araguhindurira izina. Yesu nashimwe cyane. Yesu arakubakaho, Yesu aragukomeza, Yesu arakwirata mu bandi. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo Yesu yavuze ntabwo yarivuze yihishe, yarivugiye mu bandi. Aravuga ngo umva Petero, nkuhinduriye izina, nzakubakaho, nzagukomeza. Yesu nashimwe cyane. Ndetse n'ifunguzo z'ubwami bw'ijuru ndaziguha. Yesu nashimwe cyane. Ndetse n'uwaye n'ubutware bwo kubasha guhambira, ugahambira ibyo ubona bikwiye guhambirwa, ibyo ubona bikwiye guhambura ukabihambura. Uyu munsi wa none toranya kandi uhitemo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aramubwira ngo icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, nicyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Uyu munsi wa none niba waramenye Yesu neza, nawe akira ubutware bwo kubasha guhambura. Yesu nashimwe cyane. Ibyawe byari bihambiriwe, Yesu nashimwe cyane. Akira guhambura ibyari bihambiriwe, kandi ibi ubona bikwiye guhambirwa ubihambire mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bibona bikwiye guceceka ubicecekeshe, kuko ubwo bushobozi urabuhawe. Yesu nashimwe cyane. Nawe wakire gupangirwa n'Imana, wakire gupangirwa na Yesu uyu munsi wa none. Haleluya. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Soje mbabwira ngo nimuvuge Yesu neza, nimumenye Yesu neza, narangiza arabapangira. Shalom shalom, nimugira amahoro y'Imana. Amen.